Yohoyi. Aha. Nubwa mbere mbonye ufite morale. Ngana gutya. Oya urega ndishimye tu. Yaje batipe mbona ukonje mu kuntu. Oya ni igikirere kinameze neza. Arewe. Subwa mbere mbonye nambaye ikote. Yego ye. Ariko uzi ko ari byo we. Meruka kwambara ikote mu bukwe bwanjye. None se uje guca mu irembo? Tubimenye. Cyangwa uje kurambagiza agenda. Iyi pantaro bizgayo nambaye ze no kubukwa ahubwo. Oya. Ni iyi ngiyi nizi nkweto. Urahenda. Ishati nuko nasanze tankwira. Wambaye t-shirt? Ladies and gentlemen, radio zanyu muzongereho volume. Ica kabiri, ibintu wakoraga buretse niba utwaye n'imodoka parika. Aho ugeze mu muhanda hagati. Parika aho ngaho teza mbutiyaje. Niba kwandikira turabyishyura. Nta kibazo. Oya. Wabisobanura kuri afana. Oya rata parika ku ruhande. Now, ejo twashizeho artwork ivuga ko abantu bazaza. Mbega ukuntu mwabakiranye urugwiro. Mbega comments nabonye. Mbega ukuntu buri muntu wese yavugaga ati iyi nisho twari dutegereje aba bantu kuri Kiss FM. And natwe turavuga tuti aba bantu ubundi kwaza bafite n'umwanya. Icya mbere nuvaga barushye. Yego. Icya kabiri yego. Gikombe barimo barategura n'ibindi. So ndavuga nti ubu ngo tuzababona. So kubw'amahirwe baremera. Warese tukakura kakana. Akahe? Kakandi bakozraga ngo. Urashutse muzazengurukira amaguru ni maremare. Wow. Turi kumwe na Joe Twins. Turi kumwe na Mpinganzima. Turi kumwe na Ngwino Ndebe. Turabakiriye. Nana ikintu kireze. Ndashiraho n'amafaranga. Amazina yabo ya kabiri uramutse uyazi. Yego. Nashiraho n'amafaranga urayazi? Yego. Okay, Mpinganzima nde? Yego. Nde? Shari witwa Josette. Undi? Ari witwa ni Joseline. Nina bitandukanye bazi. Ariko ayo mazina yo ni ya nyayo. Joseline na Josette. Hanyuma nkuko bari hano imbere yacu. Ninde Mpinganzima? Ninde Ngwino Ndebe? Cyo rwose cyo reka nkubwiza ukuri. Urayarya yaminiro yarya. Reka nkubwiza ukuri. Wandiye neza. Wefor n'uyu nguyu. Reka nkubwire. Mpinganzima nguriye. Mpinganzima. Mpinganzima n'uyu. Niki cyambwira kari wowe? Niki cyambwira kari wowe? Indangamuntu yaje. Yafashe indangamuntu ye. Naye nerekanye ya. Indangamuntu amazinduranya twarabamenye. Yes we. Twarabamenye. Sinabanye mu kiganiro ngo yagiye gusaba akazi ngo banje bakamwemerera adahari ngo mugenzi wajya kukamukorera. Ibyo turabizi twarabimenye. Yatwarishaga perimi yanjye. Yanatwarishaga perimi. Akomeza wirega. Polisi se yamenya ari ndugu. Okay. None basi mutumara amatsiko buri wese yivuge turebe niba uwayari yarindi. Gusinurama amafaranga. Mani turayasangira ariko. Okay, sawa. Ngende Mpinganzima. Ntabwo nzize. Ndakubwira Joseline. Yego. Yakabirumva ko ndize. Yego. Mpinganzima Joseline. Ako nawe ayo ngaho bayakwemereye bayaguhe. Nuko aya mazina ya kabiri yampe rwose. Okay, sawa. Ukuntu bimeze dukina ikarita. Burya barabana. Ubwo amwe barayagabana. Okay, sawa. Njyewe nitwa Ngwino Ndebe Josette. Okay. Great. No tumenye kubatandukanye. Mbasa ngo niye mpamvu wari watsimbaraye kuvuga ko uyu nguyu ari we Mpinganzima. Why? Mu gitaramo ndanabarebye ndabitegereza. Urumva? Nk'umubyeyi ndavuga ni muri abangaba ninde ufite umubebe muto. Donc umwana usa nkaho ari muto ku wundi. Komeza si Mpinganzima. Nitabona Mpinganzima afite makana. Oya. Nabonye buretse nabonye akantu k'igikoma karimo gace ibintu byinshi sibyo yego nabona akantu k'igikoma gace but size kuri size wowe urasa nk'umurutaho gatoya niyo mpamvu rero namenye kubatandukanye kandi nabyibwe nta n'umuntu nabajije navuze nari kuri ashobora kuba ari we Mpinganzima bose barazifite kabisa. Aho ngaho ongera pe.
karibu cyane kuri Kiss FM. murakoze cyane mumeze neza turashima Imana. okay great Subiriza rimwe disi. Umva ibindi reka tuze kubijyamo mu kanya. Turabakiriye ikaze nukuri. reka twisha amategeko ya radio uyu munsi nibashaka sorry nako oya ntibatwiruka 102.3 Kiss FM. ako ngwino nde utangiye gukubagana kandi yashashishitse utangiye ikintu kimbabaza abantu bose barambeshyera nanjye nabikubwiye ni nyamara nubwo bavuga okay noneho aho ngaho rwose ndabyemeye pe ngiye kukuvuga neza aho ngaho ubwo ruswa iremewe mu kazi kaka kanya ariko okay now ikibazo navuga ngo murebye muri comments niba ndatekereza ko nabonye ari ufite account mpinga nzima urebye muri comments ugenzuye wabonye ibibazo babajije byinshi cyane muri mu batumirwa abambere bagize ibibazo byinshi bashaka ko tubaza byinshi cyane so yes ariko kimwe muri ibyo ngibyo and everyone is shaking right now they are like ese mwabashije ibibazo twabashe cyangwa bazabibabariza mu ijoro nuko nguko babazaga so hari byinshi cyane saga day by day umunsi ku wundi twarabibonaga ari saga yabaye imbere this and this ngwino ndebe yari kumwe na kanaka rerererere ibyo birarangiye yejo bundi haza ivuga bati yari kumwe n'uyu nguyu izina ryaje rigaruka kenshi cyane muri social media cyane cyane bavuga mu masaga atandukanye so tell us urumva nk'aka kanya hari ikintu ushaka kubwira abanyarwanda kuri iyo ngingo yego njye mfite umugabo umwe yego kandi ndamukunda yego period okay oya kavuga ugira gutya inyuma volume niyo baby niyo nibyo so hari umuntu wanditse ngo tukubaze aho ukura imbaraga zo kwima amatwi ibikuvugwa yes abo bari bahari nta nubwo ari umwe wakibajije icyo nakimenye kuri benshi especially aba Jo Twins njye ndumva twafatikanye ukura imbaraga and one of byitwaye umuteko hari na activities menshi you had to be kuri channel yawe mu nyamibwa zari zirimo gukora akazi nizihe mbaraga rufite nejo bundi no muri press conference bakibashije president bakimubaza turavuga tuti karabaye akenshi singunze kuba mpari yego sinumva ikinyarwanda ubwo sibyo bintu namenye nta nubwo wumva ari amasaha hari amasaha atajya wumva bon iyo bikugezeho n'urugero ndabizi ko you avoid social media nkuko wabitubwiye mu kanya ndabizi ko mpinga nzima kuzanira rumors ati bavuze niyo bikugezeho usubiza cyangwa ubigenza ute naravutse kandi iyo mvutse ngomba gukurikirana byose bikurikiyeho nkurikira nyine inzira ngomba kujyamo zanjye njye nasetinze ntagendeye ku nzira zindi abandi bansetingiye so ndeba nkakora ibyanjye kuko nitaye ku byabo nakererwa gukora ibyanjye yego so wowe ubima amatwi kwikomereza imbere ku ntego zawe mfite abana babiri bagomba kujya ku ishuri kubaho neza gusa neza nanjye ubwanjye nabo nkunda n'urukundo rwanjye na mama wanjye n'abavandimwe banjye ubwo se koko abo bantu bose naba umwanya nkabishobora ari byo nshoboye muri iyo season abavandimwe wabonaga babyitwa especially mpinga nzima ni watermelon ni kimwe icya kabiri umutima ntawe afite agira ibihaha gusa tubona ahumeka ariko nta mutima bafite abafite ubwoba yewe yari afite ubwoba abafite ubwoba ko ngewe ntabyumva kandi iyo abonye ameze neza nabo bameze neza akuza afite ubwoba yabona ukomeye agakomera sawa iminota dusigaranye n'ibice mani ishobora byose warengeje ntabwo dusigaranye iminota iwe buri ikibazo cya kibazo ushaka kubaza ikibazo cya mbere Rusine hari ukuntu nabonye hariho agatatu ko mu muhungu wawe wa wenda kandi uteganya kubyara abandi bana yego abandi batatu
urabeshya bane tuzabyara bane. okay nibyo hanyuma ikibazo cya mbere kiravuga ngo ni iki kintu utekereza ko uzakoresha kugira ngo ukunde abana bose bingana ukubatekera subiza vuba sinzi ukuntu bizagenda nanjye kugeza ubu ariko kubera ukuntu numva umuntu wavuye muri njye mba numva ari umuntu w'ingenzi kuri njye mba numva nzamubonera umwanya kuko nagari ubwa mbere mfite n'abavandimwe kandi abavandimwe nabo nabonye mbakunda urukundo rumwe ntekereza ko no kubana rero bizaba kuzagenda gutyo Imana izamfashe sinzabasumbanye yego ikibazo cyanjye kirabaza ngo ni izihe ntwaro z'ubuzima witwaza kugira ngo ubeho intwaro z'ubuzima cyambere no gusenga reka nyakuvuge cyambere no gusenga voilà merci amakuru yanda yafite ayajurafite Rahil ucunga neza icya kabiri ndenda kubyuza nawe kutava ku ntego y'icyo niyemeje ko hari ibyo mba mfite ku murongo ibyo nshaka kugera kutanyeganyezwa n'ibiri ku mpande zanjye ikindi se ni iki no bariya byo biri obvious ntabwo ari intwaro n'ubuzima bariya ni ubuzima bariya ni njyewe so bariya ntabwo barimo so ikindi ni uko ubu buzima tubufite igihe gitoya so I feel ko gushaka ko nabubaho nishimye meze neza nkora ibyo ngomba gukora bimpa donc navuga ngo niyo position mba numva nshaka ngiye kujyamo ubuzima tubufite igihe gito and ibintu birahinduka imyaka irakoresha umuneza bafite akabando donc nubwo tuba tudashaka kubitekerezaho ariko igihe kiragenda kikarangira dufite hano kuri iyi si so mba numva ngomba kubaho Bruce nicyo kintu kigutwara amafaranga menshi inzoga agacupa Rusi ntabwo mvuze ntabwo Rusi aho bigeze ngiye maze no kurambira so ntabwo mvuze inzoga please ariko nanjye nari kubikwivugira agacupa no niko oya niki niki ukuramo inshingano n'utwese zidutwara amafaranga nizo nari ngiye kuvuga vuga kure tushariko no kwita ku mugore wanjye oya byibure nibyo inshingano vuga ikindi okay ni inzoga ubwo twamusubira oya ntago ari inzoga zimara niki ahubwo siko nta yabasigaye yose arangirira mu inshingano cyangwa muzo wenda kundira hebara rero ndasekeje cyane uziko nta bara mfite njyewe nkunda aba bantu bameze gutya ariko mu mabara yose nahitamo black impamvu black nshobora kuyambarira ku bintu byose black wayambara ahantu ariho hose black yagusova mu bintu byose n'umwenda ucitse yagukavaringa black ni ya stage black ni ahantu hose so I prefer black ubwo kiracyari ikibazo kimwe cyangwa ndebe ibindi unongera se cyangwa se nidusoshe buriya jado garuka basuhuze ejo bivugishaga ibiki basuhuze kuri mikoro cyangwa amahobe uko ubishaka sinzi niba bihagije kuri mikoro usuhuje abanyarwanda muri aho muraboneza nzi ko muri ari umuntu umwe ngwino ndebe impinga nzima reka mfomboze sibyo uriya ni impinga nzima uyu ni ngwino ndebe nibyo niwo muntu wa mbere wibeshye ku isi ni ukuri kw'Imana ongera noneho bisubiremo hagati ya ngwino ndebe na mpinga nzima umwe muri bo n'umwe muri bo reka tubashimire ba Jo Twins mbere yuko dusoza bakongera bakatubwira wenda nubwo twabibabajijeho ariko hari wenda nuko twumva utabimenye mu Nyamibwa igitaramo cyarabaye ariko hari n'ibindi biteganyijwe kuba mwatubwiraho gahunda y'Inyamibwa kugeza ubu noneho next move twebwe rero turi urubyiruko tugomba gukoresha imbaraga ntizibikika ubwo bivuze ngo nibuhuye tugereye kuri 29 tujye gutanga show turye show twiga umuco tukunde inka dusa nazo yego Anita uri mwiza baraguha pase se cyangwa n'ibindi
Mingazima, thank you. Urakoze cyane. ntabikabyo Yego. buriya amafoto yanga kubera Oh, ariko icyo kintu umaze kukibwirwa n'abantu. kandi ntabwo duhuye rimwe Yego. ariko buri munsi ndakwitegereza Yego. nyine uri umuntu yareba ntamukoreye ijisho ikibazo nibaza usanga bagupropose nta kuba Yego. Byarangiye. ubu barabarose abagabo ariko nani uzantumira se cyangwa ibindi Nzagutumira. Yego rato. Munafashe. umva ngo gasonga ndabona ntabwo twava ahangaha Ejo kuvuga ikintu amasaha yarangiye tuzagaruka Okay, sir. Ariko wakivuga vuba cyihuta. urumva kera bambazaga ekipe mfana mu gihugu avuga ngo njyewe na mewe w'umujyi wa Kigali ni Tapend dufana isi Kigali impamvu ntibayimbaze murabe First of all, mbere yuko mugenda turashaka kubabwira ko tubakunda, turabashyigikiye and murimo murakora ibintu byiza and mukomeze mushyiremo imbaraga, muri abantu bifitemo potential zo gukora ibintu byinshi biruta ibyo murimo gukora uyu munsi wa none. Iryo jambo muriyiteho, mufite potential yo gukora ibintu byinshi murimo birenze ibyo murimo gukora uyu munsi wa none. Courage. merci hari umuntu ahangaha ariko ushaka kubasuhuza Yes. ahangaha Okay, sawa. okay Mushireho. uriho rwose databuja